Ndi papa SAVA. Oya nukuri kw'Imana pe umva urampemukiye Imana ikubabarire cyakoze. Ako basi mwagiye muhuza umwuga muba mwarize mukawuhuza n'ubupfura koko. Nk'ubwo bwe mukaba bimaze iki? Umva cyakoze Imana ikubabarire ntago nabona ikintu nkubwira. Byihorera. Hasi mama SAVA ubundi waretse nkabyiyuburira habe musi w'ibirori rwose. Kako kazi ngiye nkiyumvamo rwose. Ubwo urabona washobora iki? Wowe niryo randaga ryawe urabona wayobora ubuhe bukwe ngo burangiye. Ariko ubundi mama SAVA nyamara wanyizera. Ibintu byo kuyobora bisaba umuntu ushabutse none se ubwo Ubu nibwo mugiye kujya kuganira kujya nese papa SAVA ntago narizi yuko MC yagira amasaha ataraza hano mana yanjye. Abantu bashaka gusebya. mujye mushaka abantu biyubashye nawe. Kandi base none uko namuhaye amafaranga. Narengeye kubivuga ni mwene we batanywa no kwa kavanga. akazi kawe none se ubwo wajyaga kumuha avance gutyo. Si ibyo se mba mvuga sabino. Si ibyo mba mvuga. Papa SAVA ntago twabyumvikanye. None se ko bayimuhaye buyahagurutse. Iyo tutagira amahirwe ngo bakone babe batinze. Iyo badati Wasanga afite amakwarere. Defo nukavuga nta makwaba. Marabya bavuga ubukwe. Wabaye ukosora Ngo wajye ujya kwicara inyuma hari. Tubivuze inshuro imwe. Bavuga ubukwe. Yagora. Biba makwi yo habayemo ibyago. Si ibyo ngiye. Wabyumvise? nanjye ngo nyiragitariro sinumva mba mbizi. Papa SAVA nibagira twabigenza dute. Murakaza neza rwose. Nikaze Mura. Yewe karibu mama. Yo. Muri isanga. Ariko se bo bitawo. Nashobora pe. Bako bigira hino Simo. Ikaze. Muraho. Iwanyu yo nako. Turaho. Ibyo ni ibyaha. Ese murabiduhamwe. Bicishe hariya di komeza. Ndabona aba basore bari kubakira. Cyangwa jyana mu nzu zirazijya mu. Tambuke mwakire zirankangara. Ndabona za Papa SAVA. Muraho. Iwanyu nawe akazuba nuko Umva kararashe. mushikerero ni karibu nazirakamwa cyangwa Karibu. mugubwe neza rero hani iwanyu ni iwacu nuko murakoze. umuryango rero kandi inshuti bavandimwe namwe mudusanze nk'uko bisanzwe murabizi hano twebwe iwacu ni nk'ibisanzwe kubona dutoshye dutohagiye bitavuze ko ariko hari n'abarwaye cyangwa batashye ariko n'imigisha iba yiyongereye hari abavutse mu byiza n'ibibi turashima ariko cyane nk'iba bari byiza rero iwacu rero turabemeramana mw'abantu mwe nagira ngo ntatinze ibyo simbivugisha umunwa wanjye gusa usabe umukobwa umwe umva de nyiragitare ariko yego kizige yego dati turagize imana hanyuma natwe ko intera ari imwe natwe turabakirisa. Reka duce bugufi dushima Imana turagushimye Imana ko wongeye kuduhuza aha n'abashyitsi bacu uhabwa icyubahiro dusabiye rwose imbuto mu murima dore zarumye ubutaka bwabaye ubutayu ntago tuzi uko bizagenda ariko rwose uduha imvura utumanurira imvura niko tukweretse abana bo mu muhanda rero ngo rwose babuze kirengera ubasange ubagaburire ubagarure no mu rugo ubagaburure mu muryango ikiruta ikindi kandi Imana uha umugisha n'amafunguro turi buze kubasha kurya urakoze amen nuko biba bimeze rero utagira uti hari icyo nkwiye kongeraho ku isengesho uhakwe neza gusaba no guhakwa cyangwa kunyagira oya ntiwajyaga buryo unasabaho wizeye
umeze mutama papa. Yo, this is MC Dig. Yo, salamu musaza. Ndabona abapampi bageze papa. Salamu. Yo. Yeah. I'm called MC Dig. AK Papa Digital. Ubu ngubu nari ngiye kuza kubafasha kuyobora iki kirori papa. Tonto, umeze neza tanti. Yo. Sasa nizavuga ngo yo, muzavuga ngo yo. Nivuga ngo yo, namwe mvuga ngo yo. Ako ndabona mutacanga muci. Musa ntabwo mwari bakira abakitsi. Yo. Nuko umusaza bwana akundana n'umukobwa. Bukeye bwabo baragenda maze bajya mu cyumba. Bazimya itara kuko bari bamaze guhaga. Amukubita indembo neho aratwita. Bukeye bwaho abyuka afite akantu k'isesemi. Nuko agibumba ahekenye itafari. Aravuga ati reka ngende kwa muganga bamwurize igitanda kugira ngo barebe agapipi k'umwana. Maze arataha azana ubundi agonga. Bukeye bwaho umwana ubwongo bwaravuka. Ku mezi 9 bari bamukora operation nationale bamukwemo umwana aragenda aravuka arasika arakura yo arangije ubwongo bwaragenda arazamera utubere tera amabengeza hirya abantu bakomeza bagenda babona ko kana karimo kagonga. Bukeye bwaho umwana akomeza gutwika haza umupape umujama w'umunyamugi nkanje haramureba yumva umwana aramupufose cyane haravuga ati umwana reka ze nanjye maze mucutse maze iminsi yicume. Atuma ababyeyi nk'aba ngaba mwahuriye aha ngaha umusaza nk'uyu n'undi nk'uyu barahura baguze imihango baragenda baraganira barahuza inkwano inoti barazizana turangije turabishima natwe ubu ngubu tukaba turaha. Nanjye ndavuga MC nanjye nze maze mbaha imirongo turyoshye dushyuhe maze dusunde iminsi yicume. Yo abasa yo. Aha, ubu rero ibi bikaba ari intro yanjye. Bahaye ikaze rero basaza basangwa, bahaye ikaze namwe basaza bashyitsi mwaje namwe kudusaba umugeni. Ibintu ni fresh cyane mwisange. Yo, aha, reka sabe noneho rero wa mucyara atuzanire ku kinywagi noneho uyu musaza akirira izembe naryo rigende risome ku marwa tundabona ibintu by'ibyaka byabaye fo. Sister, tezamo kabisa kuri icyo kinywagi. Umusa. Sabima. Hejuru mwana dupfundurire kuri iki kinywagi noneho baviye. Bagire gutya naho bacira amazi tu. Namwe inyuma barimo bagenda babakira tu. This is Mr. AK Digital. Yo, pfundura iki kinywagi noneho abapampe naho bagenda basoma tu. Nabirenze mani. Yola. Kabisa umusaza arimo dupfundura iki kinywagi. Ndagira ngo none ibintu bigende biba fresh. Kabisa abashyitsi basangwa. Nibyo nari ndimo kubabwira tu. Ikaze tu byatari kabisa ibintu ni fresh. Musaza buri mwana barayemeye angana ikintu bameze tu bikorwa fresh. Oh yola bone kabisa musa aguruka baguserive man ni fresh sana kabisa gumusa no ushonesha no kumusaza yumve n'inyengo yiwacu kabisa. Iki ni ikintu cy'inkwagi kiba cyaraturutse ahantu bitari aju cyaramanutse muri Apollo kimanuka pa twe turatwika mumere musaza mumere kabisa. Mubyeyi rero akira uyu musaza nawe tumuporeze nawe ku kinkwagi n'abandi bajama bagende bibona amakira 10 ibintu biriho mari akira toto kabisa. Twakirira abashyitsi musaza muranyorohera miryango yombi kabisa. Tambuka muze tambuka umwakano mani ibintu bari fresh. Subirire mu byicaro mwanya teza amatonto. Sister muranyorohera unyorohere gato. Miryango migari inshuti z'imiryango muranyorohera namwe murabibona ibirahanga. Tuba turimo neza kabisa musa wabona ateretse hasi ariko ukavuga to uri fresh na wasto kabisa. Niko ubundi uyu nguyu yaje ati ako nabirenze ntabirenze ariko muranyorohera ntabwo ari ukudutwika fresh abasa. Yego si fresh ntabwo muri kubona fresh ntabwo ariko dusanzwe suko twamye rwose. Amagambo mwumva aha ntabwo ariko asanzwe
niko mwari mwabuze undi musi mwebwe rugaba wagombaga kuza none se umusore urapinze se ese ubundi uyu nguyu yari ari muri gahunda koko yari ari muri gahunda abasa ntabwo ndi kwatwika se mani papa sava wivunika wigira intimba ngusabye iwawe n'ahasabye abakobwa gusabishiriza abahungu ibi turabisangiye ariko ntabwo uyu nguyu yari ukwiye kuba musahanga kubera iki se umusa mani ntabwo ndi kubikora fresh se ubundi se wazanywe nande wo nazanywe nande muze ngende kuri intervention hano njyewe ngende kuri intervention njye naguhamagaye ntabwo ari wanzanye tonto ntabwo ari wanzanye kabisa mbese ntabwo ndi kubikora neza mani kagasaza ko mbona agapinga mani ku buryo asaba kwipingishwa ukavuga ngo ntabwo ndi kubikora fresh icara noneho mba yindi flow noneho mwakiriye n'abashyitsi noneho abashyitsi basangwa turabakiriye bya atari mwicare mugwe neza umusa ariko witinyuka ujyumva mwicare mugwe neza mbese umusa ibindi bintu birenze ni ibihe koko tonto si fresh ewe kandi nawe okay noneho mwe muganira ni ikigeni kigerwaho mwongera mu mamagara noneho ngereza bari gusaragurika nk'uko asara zibaho ndetse usara none se reka mbabaze kabisa ubu ni ubukwe turimo ni iki turimo ni wowe ugatumira umuntu nk'uyu nguyu mwumvikanye iki se ase wagasaza yuko yakuminimiza njye ntabwo ndi gukora ibintu neza mani ntabwo ndi gukora ibintu neza ko muri ushaka kunzeyuka wadagewe ntabwo ndi gukora ibintu fresh ko muri ushaka kuncisha amazi hano mwana urajya tukurenza igipangu cyangwa ndenze iki igipangu wamureze we wandenze igipangu we nkande wowe wandenze igipangu nkande pasiteri rero reka nkubwire nicyo kibazo si uko ibi byari bimeze ariko niba umusangiza jambo dufite ari uyu nguyu rwose nabyihorere yigendere ariko se ubundi mwebwe mwakagombye kuba muri ku biro by'intuzi naje nesi naje niki mu bantu mwese umuze nabivuze nabi twebwe nababwiye ukuntu bajya gufu ibintu byose byabaye fresh iki cyoga ntibakizana igi ntibakizana igi urumva urabona ibintu by'ukuntu Yesu urumva yamarukanye n'abapampi besasa agiye ikana mani hageze usanga abarezi n'abadage bose icyoto yabishe fo aricara reba abajamara bareba barimo bakubitwa n'inkuba ngaho aravuga ati musa hano ni ndokoze ikiko none hari bakaniga kitwa Petero gahita kabwira gati tonto hano ibintu byabaye saka inyota yisha abasivile urumva none Jesus ahita abwira umujama waraho ngaho hafi Imana ati ngiye mvomera kuri sebe yarankwereke umujama araguruka bavomeye sebe yahariye abarayizanye yidundemereye ukuntu gutya mani barafite nk'uburituro nka 30 urumva ku budomoro bwa verite baba umva umusa nanjye ariko makara uri mire kuri aka kashika abapapa mani no Jesus yabatuburiye ji zuba riva mama sava afata ibyemezo mu rugo rwawe ate kugira atuzane uno musazi ariko nari nabihaye na nabasaba Imana nabande ubu nabyutse nese rugaba yagiye he rugaba se si yananiye ntabwo zikora ariko se urubyiruko turimo kugira iyo barimo kuvuga disipurine ntibayumve bitumva twumvikane umusa wamugana umusaza wawe wamupampe wenyine urapampye tworohere pe ubukwe turabukora tuganira imiryango yombi ariko nge narimo dusangira y'umuco pe nge narimo cutse umwanya wawe wita taka gacoke wowe waho bagiye wamureze urashaka kumbwira ngo nge ncutse nge ncuka se nge ndi nuza nge mujya kubwira abantu b'abacucumani nkumva umusange ntabwo waza nge guha amafaranga yawe takapo urashaka kumbwira iki se wadaje amafaranga ngana akantu k'akadirigi umuntu wajyaga adufasha niki niki ntabwo ndi kubara ikirori fresh inzira yakuzanye urayibuka se mani inyoroshe Gwe uragenda kanyorosheshwe n'imisi uragenda cyangwa mani twumvikanye amafaranga angahe iyo twumvikanye isambari waretse kubeshya digidi ntabwo twumvikanye 50,000 umusange ntabwo ibyo bintu wabimbwira papa yake mama ndereka mubwire ngiye muwe muri gara ndimo ngiye ntwikariya murambwira ngo ibintu byabacanze ngiye ngo intervention urumva naza ngenda batwikira fresh ubu ngubu iyo mushaka undi mwari kumuca ngahe uzizi drip amafaranga zanwaye kugira ngo ngengera ngana akagurutse umusa ubwo so azumbwira iki muryo uzuza 100 niba ritabonetse ngiye guko ntabwo ubu umva muze ugiye kuyamba funga kino niba nawe ufite funga sohora uwo muntu icara nama y'uburenganzira ni ikihe kibazo ushobora gufata ibyo bihumbi bya 50 nubwo ari ukubita neko nukubita 50 nibi bitera twavuganye 100 niba 100 ritabonetse nibi bitera soni uvuza ariko ibi bitera soni umusa mwagiye mugenana n'igi ariko mukareka kuzana ibyo bintu byanyu by'umusa mwikorere se niki se mwikorere unjyana hehe man unjyana he
sohoka ariko ugire mu gipangu reba inzira ubukwe se tubusese noneho mpita nanabereka noneho bamarane kamere se noneho ngamba cyangwa wese gute mucanganyikirwa ubu na urajya ngo utware amaguru ari hejuru nagushyira amangage n'ujye kwanza amafaranga neza amafaranga neza amafaranga neza mumureke agenda amahoro mumureke agenda amahoro genda amahoro nakwibye zira mu rugo genda twaraje kuri isi tutaje gukina wabonye amafaranga yawe aya nayibwiye gusa cyangwa nayo niko babyeyi inshuti rwose urangira ibi ni bimwe turebera mwa babyeyi ibi ni bimwe turebera umuco ucika umuco uzamo ico gutyo mwa babyeyi bikazatugaruka ibi ni byo byisaba umuco urimo ico gutyo siko yaramwishe genda genda udundire iyo udundira muri ubwo budundo bwawe icara ukadunda bikugaruka uwo ni umuco urimo ico ibi ni iby'ababyeyi koko ubu se uyu ni umuco ubu mu gihugu dufite abantu bameze ngo yo mu babyeyi hagati y'imiryango abasaza baganira ibi ni bimwe turebera bikatugaruka mu bantu